ese nawe abantu bahora bakubwira ngo jya usenga cyane, wahuye n'ikibazo ngo senga cyane, urahura n'ibibazo runaka, urabura amafaranga y'ishuri, urajya mu rusengero, urajya nyine mu bintu byose ugiyemo bakakubwira ngo senga cyane senga cyane. Reka dutangirane twibaza ngo ese gusenga cyane ni ngombwa? Uyu munsi ndabasubiza ngendeye ku mirongo iri muri Bibiliya yagufasha kumva ko gusenga ari ngombwa. Ese ubundi gusenga bitumara iki muri rusange? Gusenga kuba usenga n'undi agasenga, ubundi ni ukubera iki umuntu nyine ahora yumva yasenga? Wasenga buri kanya, wasenga buri munsi, wasenga mu gihe ufite ibibazo, wasenga mu gihe wishimye. Ese ni ngombwa ubundi gusenga buri gihe cyangwa buri kanya? Ni ngombwa. Umuntu asenze rimwe mu mwaka ntacyo yaba, umuntu asenze rimwe mu kwezi cyangwa ugasenga rimwe mu cyumweru byo hari ikintu bitwaye. Reka uno munsi rero twifashishe imirongo yo muri Bibiliya twumve icyo bivugaho. Mbere y'uko nsoma ino mirongo ngenda n'ibyo Bibiliya bivugaho, reka ubanze ufate akanya urebe ko wakoze subscribe, ubundi tubande muri iri jambo ry'uyu munsi. Niri gufasha uze kwandika irindi wumva ryagira icyo rigufasha naryo turivugeho. Bibiliya yatangiye itubwira ngo gusenga buri gihe urufunguzo rwo kumenya Imana no gutsinda ibigeragezo. Reka dutangire n'Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17. Haranditse ngo musenge mudahwema. Bibiliya ikakomeza itubwira ngo gusenga ni si igikorwa gusa cyangwa igikorwa gito, ahubwo ni umurongo w'ubuzima. Reka turebe ibintu 5 Bibiliya ivuga by'akamaro ko gusenga buri gihe cyangwa gusenga buri munsi. Birarangira hamaze gusubizwa niba ko gusenga buri gihe ari ngombwa. Reka dutangire. Turatangirana n'irya mbere. Ikintu cya mbere gusenga bitumarira, cya mbere utagomba kureka gusenga. Gusenga buriya bituma duhura n'Imana. Nta handi hantu wahurira n'Imana. Imana ntabwo uzajya kuvoma ngo uyibone, ntuzajya mu kazi ngo uyibone, ntuzajya. Imana muzahurira hehe? Mu isengesho. Ahantu hose nusenga Imana izakumva, haba saa sita, haba nimugoroba, haba mu gitondo, Imana izahora iri kumwe nawe. Buriya rero iyo turi gusenga niyo marembo dufungura tukihuza n'Imana. nta handi hantu ushobora kuba wahurira n'Imana. Ibyo bakabishingiraho. Reka turebe umwe mu mirongo ushobora kwifashisha ureba kugira ngo tujye tunabihuza n'imirongo yo muri Bibiliya. Muribuka wa murongo natangiye mbasomera wo mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17 uvuga ngo musenge mudahwema. Ahangaha gusenga bitwegereza Imana. Gusenga nyine ibintu byose uhuriyemo n'Imana, ni gusenga niko kamaro ka mbere ubanza ukabikuramo. Ibindi inyungu ya kabiri twavuga tuvuye ko gusenga biguhuza n'Imana. Ikindi cya kabiri reka tukirebe nacyo. Buriya mu bindi bintu utaruzi, gusenga ni kimwe mu bintu biduha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo ibyo ari byo byose uhura nabyo, byaba mu byo wibashisha kurwana nabyo, haba mu byo ubona, haba mu byo utabona. Ariko buriya gusenga bigenda bikuraho ibigeragezo cyangwa ugatsinda ibigeragezo. Mbese ntabwo urabona bya bintu uvuga ngo ntiwabitsinda, nta kintu nyine wabikoraho. Ni ibintu nyine bikomeye. Ugasenga ariko Imana ikahakunyuza, nta mbaraga ushyizemo zindi, ari ugusenga nyine ikagenda ikuraho inzitizi, ikagushakira ibisubizo. Mbega gusenga nyine ukumva ko byagiye bikuraho bya bigeragezo byari gutuma ugwa mu bindi byaha cyangwa uteshuka gukunda Imana. Gusenga rero urumva hano turabisanga, tugerageje kureba hano wabisanga nko muri Bibiliya handitswe ngo, hano turabisoma muri Matayo, nk'uko Yesu yabwiye abigishwa be i Getsimani, umwuka uhamye ariko umubiri uruhijwe. Tubisanga muri Matayo 26 umurongo wa 41. Ni ukuvuga ko
umwuka wawe n'uwuhamye. Umwuka wawe, iyo uvuze umwuka, ni ikiguhuza wowe n'Imana. Ntabwo ari umwuka uvuga ngo uri guhumeka, uri gusohora winjiza. Oya, kwa kundi wowe uri kumwe n'Imana yawe, wumva nyine ari nta kindi kiri mu mutwe wawe ari ukuvuga ngo Imana ndi gusenga ikanyumva, atari rya masengesho nyine mujya musenga akatarenga n'amabati cyangwa munsi niba uri mu nzu akaba atanarenga n'umuryango byuze ngo anazamuke. N'Imana nyine yumva. Ariya Imana buriya iyo uri gusenga uba wihuza nayo, kandi nyine ikakongerera imbaraga. Umubiri uruhijwe ntabwo gusenga si imitwaro ugiye kwikorera. Ushobora kuba unaniwe pe, ukajya kuryama ukumva urananiwe, ariko buriya cyane ikintu cya mbere cyagufasha no muri ibyo bihe, kandi mu gihe umubiri wacu ufite imbaraga nkeya, kandi ibyo biganiro nabyo nzagenda bikora, niho Satani adushoborera, kuko niho umubiri wananiwe, niho ushobora guhugira mu bindi bintu bitagufitiye umumaro, amatelefone, nyine ibintu byinshi. Urabizi ibintu birangaza abantu ni byinshi cyane. Iyo umubiri wananijwe niho uba ukeneye ibintu bikurangaza, niho umuntu apangira ibintu bibi nk'iki. Ariko ntushobora kuba uri mu mubiri muzima kandi nyine umwuka wawe uhamye, umwuka wawe imbere yawe n'Imana yawe muri kugenda, nta kizatuma udatsinda ibigeragezo. Reka tujye ku cya gatatu. Bibiliya iratubwira ngo gusenga bidufasha mu gukura mu buryo bw'umwuka. Ese iyo bavuze gukura mu buryo bw'umwuka ni ibihe? Mwibuke ikintu cya mbere nababwiye, gusenga bituma duhura n'Imana. Gusenga bituma dutsinda ibigeragezo cyangwa dukurirwaho ibigeragezo. Tugeze ku kindi cya gatatu kivuga ngo bidukuraho cyangwa bidufasha gukuraho, gukura mu buryo bw'umwuka. Gukura mu buryo bw'umwuka rero nta kundi. Gukura mu buryo bw'umwuka, buriya iyo dusenga buri gihe twiyungura ubushobozi bwo kwihangana, gushimira ndetse no kwiringira Imana. Kandi ibyo bintu nibyo bigufasha mu mwuka, bikagufasha muri cya gihe cyo kubabarira, muri cya gihe wababajwe, muri cya gihe wumva nyine nta bindi, mu gihe uri bubabarire umuntu wagukoreye ikosa, mu gihe wakoze ikosa nawe ugaca bugufi. Buriya mu gusenga niho abantu benshi nyine baca bugufi, kuko Imana twese turemera ko idurusha nyine imbabazi, ikaturusha byose. Buriya umuntu wese wagiye gusenga ataciye bugufi, buriya ni nayo mpamvu uzabona umuntu ukaba uzi neza ko aparitse amamodoka ariko yaza imbere y'Imana agapfukama, kuko ni hahandi honyine yemerewe guca bugufi. Ntihari umuntu w'umuyobozi ukomeye, ni umuki nyine abantu bose baramwubaha, ariko imbere y'Imana ukabona yemeye guca bugufi. Ariko aba ni kuri ba bantu bayemera, atari ba bandi bagendera mu muco wa Satani, cyangwa nyine bitwikira umwuka wa Satani. Ugasanga ubundi niba uri gukura mu buryo bw'umwuka, ni igihe uzabasha kumva abantu, ingorane zabo, uburibwe bwabo, ntupfobye umuntu, kuko ibyo ngibyo uba ufite bituma upfobya umuntu. Ejo nawe yabigira, kuko nawe Imana iheza kugira ibintu. Kandi Imana twese yaturemye dufite ikintu turusha. Ubu hari ikintu nshobora gukora nkaba nabamo uwa mbere ku rwego rw'isi, nawe hari ikintu wakora ku rwego rw'isi ukaba uwa mbere. Ese ntabwo tuzi abantu mu mafilimi batunzwe no kurira, akaba nyine ni umuntu uri igihe cyose abishoboreye. Buriya nayo ni impano Imana iba yaramuhaye kandi wowe udafite. Ibyo bintu rero, guca bugufi, kugira ibintu byose bituma wumva utekanye imbere y'Imana. Iyo uri gusenga niho umwuka nyine bigufasha mu buryo bw'umwuka, ukumva nyine uratekanye mbese muri makeya. N'abatindiye, reka tujye ku cya kane. Icya kane, gusenga ni urufunguzo rw'ibisubizo. Urabizi hari ibisubizo byinshi wagiye ubona uhabwa, nyine ibyifuzo wagiye uha Imana mu gihe uri gusenga, mu gihe cyose nyine ubashishijwe, mu gihe waremerewe, mu gihe hari ibintu byinshi nyine namwe murabizi iyo mugiye gusenga, nyine ibintu mugenda muhura nabyo, cyangwa ibintu byinshi musengera, yaba ari ukubona minerivare y'abana, yaba ari gusengera abana bari ku mashuri, yaba ari ukugira ibintu byinshi
musengera, Imana niyo iba yabahaye ibisubizo. Ushobora kubona udasenga cyangwa utagira ute, ariko ndabizi kenshi na kenshi abantu basenga kandi b'Imana b'ukuri basenga bakibuka gusengera n'abandi. Ushobora kuba ubona ubayeho uvuga ngo njye sisenga kandi mbayeho, ariko mu by'ukuri ntabwo ari we wibeshejeho, ahubwo ubeshejweho n'amasengesho y'abandi bantu bagusengera bagusabira. Uzumva kenshi abantu bajya gusenga ukumva asabiye abantu bari mu bitaro, ukumva abantu asabiye abantu bari mu mihanda bari kugenda Imana ibarinde impanuka, kumva asengeye nyine, kumva ntabwo yirebyeho wenyine ngo Imana. Ubundi uwo ni nawe muntu usenga wa nyawe. Isabire, nurangiza usabire n'abandi. Icyo ni cyo kintu cya kane nk'inyungu cyo gusenga buri gihe. Ibuka gusenga, noneho unasengere n'abandi, kuko ibyo byonyine nibyo bizatuma biba urufunguzo rwo kubona ibisubizo ku ibyifuzo byawe. Reka tujye ku cya gatanu. Iyo dusenga duhura n'imbaraga z'ijuru. Bibiliya hano itubwira ko gusenga nyine bigufasha, ba marayika, bya bikorwa byiza, bya bintu byose byiza ugenda uhura nabyo. Ushobora kuba udasenga, ariko abantu bagusabira kuri iyi si ni benshi barenze umwe. Abatuvugira muzi ko wenda ntawe wabasha gukiranuka ngo ageze aha Yesu, ariko Yesu niyo yaremeye kugira ute pfira abantu atazi nyine. Twese na wenda nshobora kuba nkozemo amakosa, ariko twese uratuzi, ariko akaza nyine buri wese wavutse n'utaravutse bose akadupfira. Hari n'abandi rero bantu birirwa bagusabira wowe utazi, kandi Imana ikabyumva ikanakuha umugisha, birirwa bagusabira. Wewe wigenda ngo wicare ngo ahantu uvuge ngo ugenda naragafashe nagize ute, nurangiza ngo wiyicarire ngo wumve ngo Imana, ngo iby'Imana nibikureba. Imana nta munsi n'umwe itababarira abantu, kandi nta n'igihe itazabibabarira, kuko Imana ntabwo imeze nk'abantu. Umuntu akubabarira rimwe bwakera akakubwira ngo ntakubabarira. Umuntu ahora nyine washyiraho umurongo ntarengwa, ariko Imana ihora nyine mu bana bwayo, niyo mpamvu itandukanye n'abantu. Rero gusenga muri make, gusenga si itegeko. Gusenga ahubwo ni uburyo bw'umwuka cyangwa uburyo we waporogarammye. Ntabwo mutegetse ngo ugende usenge buri munsi ngo utenge ngiki. We gusenga ni porogaramu wishyiramo wowe, mu buryo uwo uzajya uhuramo n'Imana yawe. Ariko biba byiza wabikora kenshi. Niba Imana iguha amasaha 24, wowe ukaba utabasha gufata byibuze, uyihe byibuze n'iminota 10. Wenda tuvuge mu gitondo usenze iminota 2, mbere yo gufata amafunguro ya saa sita usenze n'iminota 2, ugiye kuryama usenze n'iminota 2. Hari abantu benshi mujya mubyica, wakanguka nijoro cyangwa ukabona ukangutse bidasanzwe. Abenshi n'igihe ugira umutima wo gusenga ariko ukabyira ngo urananiwe, ariko buriya cyagiye wese amahirwe menshi nuko ari Imana ibikubyutsa usenge, usabire abantu kandi nawe wisabire. Reka dusoze rero iby'uyu munsi bibutsa bimwe mu bintu 5 bituma nyine ukwiye gusenga buri gihe. Ikintu cya mbere, gusenga buri gihe bituma duhura n'Imana. Nta handi hantu uzahura n'Imana uretse gusenga. Icya kabiri, gusenga cyane biduha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu, gusenga bidufasha gukura, bidufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Gusenga ni gukura mu buryo bw'umwuka, nagenda bibasobanurira hahandi nyine uba wumva uri kumwe n'Imana. Icya kane, gusenga ni urufunguzo rw'ibisubizo. Nta handi uzakura ibisubizo, nta handi uzakura. Ikindi, gusenga duhura n'imbaraga z'ijuru, kandi n'icyubahiro cy'Imana kikajya gihora kigaragaza mu byawe. Nta kindi kintu rero musabye, witega amatwi ijambo ry'Imana, wikumva abantu bari kunyuza ijambo ry'Imana, cyangwa ngo usenge ngo numva ugeze ahantu ho gusenga ntusenge ngo wagize ibyaha byinshi. We senga, ibindi Imana izagenda ibyikorera. Reka dusoze iki kiganiro cy'uyu munsi kitaba kinini. Icyo mbasabye, kore subscribe, n'ibindi biganiro bizagenda biza gake gake bigende mubibona. Nzajya mbabwira ibintu bigiye bihuza na Bibiliya, imirongo yo mu Bibiliya ubundi bivuga iki. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.